muvandimwe gira amahoro. Umuntu wese mu buzima yibaza ibibazo bitandukanye. Hari n'igihe ugira gutya ukibaza ariko ubu ngubu ko mbayeho neza icyo naguriye Imana, watambuka ukabona abababaye cyane, nabo ugasanga bari kubaza ubundi bunaberaga hehe. Uyu muvandimwe nawe Kizito Mihigo akagira ati ndangamiye umusaraba niyo nganzo yanjye, ndangamiye ubugingo buhoraho. Iyo ni filozofiya. Ariko ndagira ngo nkubaze, ese muvandimwe, iyo witegereje ubuzima ubayeho, aho ntago ujya wibeshya ko hari uruhare waba ubifitemo ku buryo ubayeho neza cyangwa ubayeho nabi byagutera kwirarika imbere y'Imana kumva ko wigize? Ibaze nanjye nibaze. Icy'ingenzi muri byose turangamira ijuru, nubwo bamwe bavuga ko ijuru ritabaho cyangwa se batarizi, cyangwa se buri wese yibaza ko bitandukanye bitewe n'imyemerere n'imyizerere. Ariko ikigaragara ni uko twese dukomoka kuri iyo Mana abantu bakerensa rimwe na rimwe kutabaho. Icyo nakwifuriza nanjye nifuriza ni ukurangamira utuma dukora ibyiza. Uwifuza ko dukora ibyiza nta wundi ni Rurema, ni Rugaba, ni Nyiringoma. Umukoro nguhaye nanjye nihaye ni uwo kwisuzuma tukareba ese aho ubu buzima bw'isi bugeze turagana hehe, misiyo dufite ni iyihe, ibyo dukwiye gukora ni ikihe, ni iki dukwiye gushyira imbere kuruta ibindi, kugira ngo hato Nyagasani atazagaruka akatubaza tukabura icyo tumusubiza, kandi yaraduhaye umukoro wo gukora ibyo ashaka, aho kugira ngo twubake isi tukayisenya.